ngiye nguhaye ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, kugira ngo ku bantu batumenyereye cyangwa se ku bantu bamaze kugenda mubimenyera, tubageze amakuru yose bari kugenda avuga mu byamamare hirya no hino. So by'umwihariko nje kuvuga ku witwa Juno Kizigenza. So ngira ngo ku muntu wese ukunda muzika nyarwanda, wumva ururimi nyarwanda, umuntu wumva umuziki nyarwanda, nzi ko nta muntu udakunda umuhanzi witwa Juno Kizigenza. Ni umwe mu bahanzi bakoze cyane by'umwihariko. Rero ikeneye kumuvugaho ni iki? Ni uko ndebye performance yakoze muri MTN Iwacu Muzika Festival. Ewana kabisa ndumiwe. Nimba nawe ukunda muzika nyarwanda cyangwa wabashije kuba wabibona, ndizera ko nawe ahantu uri byibuza wishimiye intsinzi successful y'uyu musore wacu ukiri mutoya, mu by'ukuri ubona kabisa afite iterambere ryiza, kandi ubona ko afite n'ejo heza, kandi yewe ubona ko arusha experience abantu yanabitanzemo cyangwa se ababimubanjirijemo. Ewana kabisa, reka mvuge ngo coup de chapeau kuri Juno Kizigenza, bitewe n'iyi performance ngewe yakoze ku bwanjye nta kintu narenzaho, kandi navuga ko nemeye kandi ndumiwe. Muri ni umusore ntabona byinshi byo kumuvugaho, bitewe nuko ibikorwa ibye ubwe nyine birivugira. Ni umusore utasanga kenshi cyane mu magambo menshi ari guharirana na bagenzi be nk'uko bamwe bajya bakunda kubikora kugira ngo wenda babone views cyangwa se kugira ngo bavuge ku mbuga nkoranyambaga cyane. Navuga ko ari umusore wiyubaha. So ni ukuvuga ngo Juno Kizigenza turebye muri new generations nk'uko bakundaga kubivuga, hari generation yabanje, hari generation ikurikiye. Ubu generation navuga ngo iriho, navuga ko ari iyi, bitewe nuko ubu ngubu mufata nk'ari we muhanzi ubundi wa mbere muri new generation. Wenda impamvu zo turagenda tuzumva, turaje tuzumve, ndaje nzikubwireho. Nimba utabyemera cyangwa se utemera Juno Kizigenza nk'umuhanzi wa mbere urenze muri new generation, waba ufite ikibazo kabisa, waba ufite ikibazo. So wenda duhereye kuri performance yakoze, kugira ngo nkubwireho byinshi. Bundi ni muri icyo twita MTN Iwacu Muzika Festival. Ni ibitaramo biri kugenda bizenguruka igihugu cyose, ndetse bikaba birimo abahanzi bigeze muri 7. Ni ibitaramo byaje bisimbura icyitwa Guma Guma Superstar. Ngira ngo murabyuka ko Guma Guma Primus Guma Guma Superstar cyari navuga ko cyari nk'igitaramo kizenguruka igihugu cyose, ariko noneho akarusho abaturage bakabigiramo uruhare mu kwitorera amajwi, bigendeye kuba bagiye bashyikira uko bagiye babigaragariza muri buri turere tugiye dutandukanye hirya no hino. So ahangaha bari mu karere ka Huye. Ngira ngo bahageze ku masaha ya nimugoroba, batashye n'inzu y'ibitaramo hariya mu karere ka Huye bahujuje. Mbese nyine ni nk'uko bisanzwe bahageze mu masaha ya nimugoroba, ariko nta byinshi nshaka kwirirwa mbivugaho. Ndashaka kugaruka kuwo bita Juno Kizigenza bitewe n'ibyo ahakoreye. Ngira ngo kuri status cyangwa se ku mariri ya za Instagram nta wundi uri kuvugwa usibye Juno Kizigenza, bitewe n'iyi performance idasanzwe akoreye hariya rwose i Huye. Ubundi asanzwe yiyita ikirura, noneho ubu ngubu akaba yaje mu ishusho y'ikirura nk'uko muri kuyirebera ya screen, bikorera kuri screen yawe. Yaje yambaye nyine nk'ikirura, ameze nk'ikirura kabisa, yambaye biriya bintu ubona ko nyine yatwitse. Reka mvuge ngo yatwitse. So rero aragenda kubita performance ye, dore ko n'indirimbo ze nyine akenshi ziba zizwi bitewe n'uburyo kizikunzwemo bidasanzwe. Ni umuhanzi wenda ngiye mu mateka cyangwa se mu bigwi bye gakeya, yaje mu 2020 azanwa nk'uko tugenda tubyumva, ngo azanwa n'uwitwa Bruce Melody. Buriya ngo niwe wamufashije mu bintu byinshi, anamwigisha ikibuga ubwo twari turi muri covid. Ngira ngo nibwo mwatangiye kumva Juno Kizigenza. Ngira ngo afite n'indirimbo yitwa Nightmare, rembamo akantu kavuga ngo nubwo nazanye n'ibibazo, ubwo ibibazo yavugaga nyine ubwo ni covid-19. So rero yatangiriye ku ndirimbo bita Mpafomira. Ngira ngo iyi ngiyi nta muntu utayizi kuko n'indirimbo yabaye viral ahantu hose, everywhere. Iyi ndirimbo kabisa yaratwitse. Mpafomira iragenda iratwika, harashya koko. Indirimbo iba indirimbo mu gihugu hose. Akurikizaho yitwa Solid, akurikizaho iyitwa Nightmare, akurikizaho Nazubaye n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ngira ngo mwagiye muzumva, ntabwo nshaka kurirwa nzisubiramo cyane, bitewe n'uko uyu mutipe kabisa yubatse izina navuga ngo riteye ubwoba. So ubundi muri new generation
niwe uyiyoboye ndacyabisubiramo nubwo abantu bagiye bakunda kumwibeshyaho bakamwitiranya n'uwo bita uriya Kenisol, ariko ku bwanjye ku giti cyanjye nk'uko mbibona amanota yose uyu mugabo kabisa Juno Kizigenza arayafite, bitewe n'uko ibikorwa bye biragaragara. Uyu mutipe yasohoye icyo twita album, asohora albumu ebyiri. Buri ntago bibaho ko umuntu ashobora kuba yasohora albumu nk'indirimbo ziriho zose nta nimwe ivuyemo ngo zikundwe kandi usange ngo ni nziza. Urugero dufatiye kuri Bruce Melody, niwe mwemera w'igihangange hano mu Rwanda urenze cyane, ariko kuri albumu aherutse gusohora bita Colorful Generation, nugendana n'ubu ngo wumve indirimbo ye, indirimbo ziriho izikunzwe ntago zishobora kurenga ebyiri. Icyo ngicyo ni igihamya kikwereka ko uyu mutipe ngo ni Juno Kizigenza aba yakoze birenze cyane. Yego iyi Colorful Generation yaramamajwe yaramamajwe ku buryo bugaragara, sinzi nimba nabyita overrated nk'uko bajya bakunda kubivuga, ariko iyi album yaramamajwe. Urebye n'ukuntu yamamajwe n'indirimbo ziriho ni ibintu bitandukanye, ntabwo yegeranye n'iya Juno Kizigenza yitwa wenda 6 kilograms. Ni album yabanje gusohora bwa mbere igiye iriho indirimbo zigiye zitandukanye, yitwa Monica, yitwa Aracyagwa, yitwa Taruka, yitwa Umufungo ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Izi ndirimbo zose ziri kuri 6 kg iyi album ya Juno Kizigenza ya mbere, zose uko zakabaye iyo ugiye kurebwera ku ya mbere ukagera ku ya nyuma zose usanga zizwi kandi ari indirimbo zicurangwa na n'ubu ngubu ahantu henshi nyine hagiye hatandukanye. So waza ku yindi yitwa Yaraje, yo rwose nta byinshi nayivugaho kuko yirivugira kabisa. Ni album yasohoye muri 2023. Ubundi ibi byose ikinteye kubivuga nuko mboye nyine umuhati n'ingufu ye ashyiramo mu bintu bye cyangwa se mu bintu akora akabikorana ubwenge budasanzwe, ndetse ukabona ko nyine ari n'impano tu, ni impano navuga ngo Juno Kizigenza yifitiye n'itara yigendera. So urebye kuri album Yaraje hari izitwa nyine Yaraje, Champion, ngira ngo murayizi, Igitangaza, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Kandi ibi byose akabikora nta management, navuga ngo ari papa kanimama mu dukorwa cyangwa se mu mafaranga agenda akura mu muziki we ubundi akongera akayashora. Nubwo wenda abaterankunga batapfa kubura hirya no hino muri za bet n'ahandi hagiye hatandukanye, ntago navuga ngo afite management ihoraho. Urebye uyu mugabo cyangwa se uyu mutipe ibintu akora, navuga ko ari ibintu ashyiramo imbaraga nyinshi cyane kandi akabishyiramo n'ubwenge, byakubitana n'impano bikaba ibindi akaba uwundi. So ni ibyo ngibyo rero nagira ngo nkubwire, kandi ewan nubutemera ko urukwavu ruryoha buryo uzemere ko ruzi no kwiruka, kubera ko ibintu Juno Kizigenza akora nubwo wenda muri iyi minsi mbona atari kugaragara neza, bitewe n'uko indirimbo iheruka gusohora n'iriya bita Shenge kuri ubu ngubu ikaba ifite na 5,200,000. urumva ko nayo ni indirimbo itari yoroshye, kandi igihe yabaye iya mbere kuri za chart hirya no hino za top 10, inshuro nyinshi utabara kuko ni indirimbo na n'ubu ngubu ubasha kumva ukumva nyine ni ibihe byose. Ubundi navuga ko asora indirimbo ziri timeless bitewe n'uko aba yazitayeho kandi akazishyiramo ubwenge bwinshi bugiye butandukanye. So muri MTN Watch Muzika Festival navuga ko ubu ngubu irimo abahanzi benshi bagiye batandukanye, ndetse navugamo nka Kivumbi, Ariel Wise, hakazamo King James, Bulldog, Juno Kizigenza nyine, hakazamo Neringabo ndetse na Riderman, abahanzi 7. Ariko kabisa hari abagera kuri stage A1 ukabona ko ibintu bihindutse. Nk'ubu iyo Juno Kizigenza dore ko kuri uyu munsi ari nawe wabanje kuri stage, buriya ikintu cyo kubanza kuri stage ni ikintu kiba kitoroshye kugira ngo abantu cyangwa se abaturage baje uhita bashyira muri mood ako kanya ari we wa mbere. Ewana ni ibintu babigoye. Rero Juno Kizigenza ngira ngo uri kubona n'amafoto imbere yawe ari kukwihera ukuntu abaturage bari basaze. Ewana urabona ko yakoze ibintu bidasanzwe, ndetse yakoresheje n'imbaraga zidasanzwe kugira ngo hano abanyehuye kabisa apfe kubemeza. Ewana ni ibyo ngibyo kabisa narindimo kugenda nkubwira kuri uyu mutipe wacu, kuko anteye amarangamutima nkimara kubona turiya dufoto, numva ni ngombwa kandi ni ingenzi ko namuvugaho, kugira ngo abanyarwanda mukomeze mumukunde kandi mumushyigikire. Ibikorwa bye kabisa n'umuntu dukeneye cyane muri industry. Sinzi iyi industry ukuntu yabimeze uyu mujama wacu Juno Kizigenza abaye atayirimo ntago byaba ari sawa cyane. So murakoze cyane rero, yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abastariyo nakagaruka.